Iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku muhanda biranga cyangwa se ibyapa biyobora, indication road signs. Iki cyapa kiraranga ko uramutse ukasi iburyo bwawe muri metero 20 wagera kwa Mboro. Nuvuga ngo kwa Mboro ashobora kuba restaurant cyangwa se wenda ari nk'umuntu uzwi hari ahantu. Iki cyapa agatango kiri mu bwoko bw'ibyapa biranga ariko kiri mu gihugu cya Zimbabwe none kibonye. So iki cyapa kiri kwerekana ko uramutse ukasi iburyo nibura muri metero 20 wagera kwa Mboro. Niba restaurant ntago babitweretse ariko ni kwa Mboro. Umuntu akimbaje nezere ko asobanukiwe neza. Ukasi iburyo bwawe wagera kwa Mboro muri metero 20 mwisa. Ikindi batubwiye aho ngaho ibyapa byose byo ku muhanda biranga cyangwa se ibyapa biri indication road signs biba biri impande enye ifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru n'umukara. Cyakoze kino ntago kibaje formule yacyo ariko kiraranga. Ikindi urabona nk'icyapa kiri kuranga wenda Kongo Nil, ukasi iburyo n'ubundi wahita washyika neza kuri Kongo Nil kiri kuyobora. Urabona nk'iki kiri kuranga kiri kwerekana kwa Mbavu. So niba ndi kusoma neza simbiza ariko ni kwa Mbavu kiri kwerekana nyine Mbavu. So ukasi iburyo wahita washyika muri metero bagaragaje. So ibyapa rero byo ku muhanda bitwara imodoka akenshi kuko biba bituyobora biri bituranga, nuvanga igihe cyose twakizwe mu nzira agendwa ugomba kumenya aho ugiye utaniteye keshi no kuri GPS ukamenya ngo ngewe igihe cyose nkwaye imodoka ari mu muhanda nimbona kino cyapa ndakatano cyase nkatano ukayoborwa n'ibyapa yo kumanda. Nkuko tugiye mu ntara tubone cyapa twa murakaza neza mu ntara y'amajyepfo, murakaza neza mu ntara y'Iburasirazuba, murakaza neza mu ntara y'Amajyaruguru. Nyine ibyapa bibereyo kutuyobora cyase kuturangira, indication road signs. Niki cyapa ro cyarangaga ngo ni kwa Mboro muri metero 20 waba ushyitseyo. Ndizera umuntu akimbajije yasobanukiwe neza. Iki cyapa kiragaragara cyane mu gihugu cya Zimbabwe niho nakibonye cyase niho nasanze gikoreshwa cyane. Murakoze mugire byiza.